Yes, nanone ikaze inshuti yakundwa wa Rwanda Media mwese mukomeje kudukurikira muri muhanda zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Nongeye kubasuhuza mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu byo bitandukanye bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Media. Rero ndagarutse kugira ngo tubane mu makuru y'imikino arimo kuvugwa no mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko turaza kuba twibanda muri equipe nationale Amavubi yacu, Amavubi y'Abanyarwanda, Amavubi ya buri wese urimo kutwumva hano kuri Rwanda Media, umukunzi w'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'Amavubi y'Abanyarwanda nyine nkuko nabibabwiye araza kuri wa kane kuba duserukira mu kibuga akina n'ikipe ya Libya hariya kuri stade Amahoro. Harabari saa 12. Rero ndaje kugira ngo nkubwire gahunda y'Amavubi uko iteye ndetse n'imyitozo uko ihagaze ndetse n'abakinyi uko barimo kuza ndetse n'uko bageze muri equipe nationale Amavubi, ndetse nkubwire n'ibyo Amavubi intego ifite ndetse n'icyo Amavubi asabwa kugira ngo akomeze mu gikombe cya Afrika, ndetse nkubwire n'icyo Amavubi ateganya kuri uyu mukino baza kuba bafitanye n'ikipe ya Libya. Na byinshi birimo kuba batangazwa n'abayobozi b'inzego nkuru mu gihugu cy'u Rwanda, nabo baje kuba batangaza kuri aya Mavubi ndetse bakangurira n'Abanyarwanda kuba baza kwitabira uyu mukino ukomeye cyane uraza kuba uhuza ku isaa 12 zo kuri wa kane Amavubi ndetse n'ikipe ya Libya hariya muri stade Amahoro i Remera. Bwa rero bana natwe muri uyu mwanya kugira ngo uze tukuvire imuzi n'umuzingo iby'aya Mavubi, ndetse tukubwire n'uburyo imyitozo ihagaze, ndetse tukubwire n'ibirajya mbere mwuka ki mu Mavubi, ndetse ni gute Amavubi yisanze aha hantu ko nayo akiri muri kuruse yo kuba yabona itike y'igikombe cya Afrika. Ntarirarenga, icyizere kiracyahari. Rero bana natwe kugira ngo tuze kuba tukuvira imuzi n'umuzingo w'aya makuru ari mu Mavubi mu kipe y'igihugu y'Abanyarwanda, n'Amavubi yacu n'Amavubi y'Abanyarwanda. Rero bana natwe muri mwa kugira ngo tuze kubana muri ibyo byose byo kuvuga mu Mavubi, ndetse nkubwire n'impande zigiye zitandukanye icyo zirimo ziratangaza kuri uyu mukino. Rero wowe tubanye muri kiganiro ukaba turi wakora subscribe, uyu mwanya mwiza wo kuba wakora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tukomeze kubara mu biganiro byacu byo bitandukanye. Niryo banga ryo kubana natwe, kugira ngo bajye baguha icyo bita notification cyangwa se bamenyesha bakumenyesha yuko kuri Rwanda Media ibiganiro byageze kandi bari mu buryo bwa buri munsi. Rero vayo tubane muri uyu mwanya, wowe udukurikiye uri mu mpande zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda nk'umunyarwanda, ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda nk'Abanyarwanda, ndetse namwe mukunda u Rwanda, muze twibanire mu makuru agiye atandukanye arimo kuvugwa muri equipe y'Abanyarwanda, muri equipe nationale Amavubi. Rero hari ku munsi w'ejo tariki 11 z'ukwezi kwa 11 2024, hari ku wa mbere ikipe y'u Rwanda Amavubi aho yaje kuba itangira umwiherero, itangira imyitozo ikarishe yitegura umukino wa Libya bafitanye. Rero abakinyi bakina no mu gihugu cy'u Rwanda, abakinyi bakina no imindani imbere mu gihugu cy'u Rwanda baje kuba bo bahagera no kugiye. By the way, tunifurize n'isabukuru nziza kapiteni w'ikipe ya APR, umukinyi wa nationale Amavubi waje kuba agira isabukuru y'amavuko uyu munsi, akuri hajejuru kandi Imana ikomeze mwishimire mu mpano ye. Bwero karakanyuze muri kadukomeze twibere mu makuru arimo kuvugwa muri equipe yacu nationale y'u Rwanda Amavubi. Hari ku munsi w'ejo rero ubwo batangiraga imyitozo, uwo bita Ntwari Fiacre mu bakinyi bakina hanze yari ahabaye, uwo bita Nshuti Innocent yari ahasesekaye gose, uwo bita uriya mugabo witwa Fanuela Mushya waje kuba agera, uyu mudefenseri Mushya nyine ufite amankomoko hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba afite amankomoko hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo. Ubwo rero nawe yamaze kuhagera, murabona neza yuko ari igisore ameze neza cyane wikakama. Sinzi niba uyu mutoza ashobora kuzahita amugira icyizere akamukinisha, ariko ni muri ya gahunda yo kugira ngo abe ari kumenyerana na bagenzi be, mbese arebe ninde ufite icyo arusha abandi, ninde ufite icyo yampa kurusha abandi. Nicyo umutoza arimo kurebaho, ntareba ngo uri ufite izina rirenze cyane. Niba ufite icyo urimo gutanga akeneye, uri umukinyi kandi abona yuko ufite ubwo bushobozi, aragutereka mu kibuga nta kibazo kiwe. Ubwo rero uzaza kuba agaragaza ubushobozi yuko akwiriye kuba yagera mu kibuga, yaza guhagararira u Rwanda n'Abanyarwanda abishoboye ndetse afite n'ubwo bushobozi, azaza kuba amutereka mu kibuga. Uyu ni umutoza umaze kugaragaza yuko nta kintu cy'ikirondano cyangwa cy'ikimenyane agenderaho. Uwakoze amushyira mu kibuga, kandi uwakoze akamushiramo kandi abikwiye ashyira mu kibuga umuntu wamweretse yuko abifitiye
ubushobozi. Abasore rero ba Frank Spitler batangiye kwitegura umukino wa Libya kuri wa mbere, barimo uyu myugariro rwose Fanuela Kavita, akaba ari kapiteni wa Brigham Legion muri USA, USL, icyiciro cya kabiri muri USL nyuma ya MLS. Uyu musore afite imyaka 31, ni myugariro wo hagati. Murabyumva neza rero, ni myugariro wo hagati, akina mo hagati nyine, akina ari kugariramo hagati, ntago akina ku mpande, akina mo hagati. Nkwibutsa ko hamwe nyine n'aba bayobozi ba Fegwafa ndetse n'abayobozi bakoramo ni Ministeri ya Siporo bakomeze ya gahunda yo gushaka abakinyi bafite amaraso y'u Rwanda, bashobora kuba baza kugira umusanzu wabo batanga mu gihugu muri equipe nationale y'Amavubi. Ubwo rero ni muri iyo gahunda rero bakomeje kugenda bashaka abakinyi bafite amankomoko, bafite n'amaraso y'u Rwanda, gukomeza kuza gutanga umusanzu wabo muri equipe nationale y'Amavubi. Urabona neza yuko rero no musore gose uri ku gituza, ufite gabari ewana, ni umusore kabisa, nubwo ari umugabo ufite imyaka 31, ariko urabona yuko ashinguye ewana, afite ku musozi, ndabona arimo kubyigana n'umugabo bita Manzitsi rwose gasaza. Ni ibintu bizaba biryoshye cyane, ni ibintu bizaba bimeze neza kuri uyu munsi wa kane. Ni umunsi wa kane aho Amavubi nyine nkuko nababwiye azaba arimo acakirana n'ikipe ya Libya hara kuri stade Amahoro. Rero ni byinshi birimo kuvuga muri equipe nationale Amavubi, dore yuko nyuma yo gutsinda Bene ibitego 2-1 hano mu gihugu cy'u Rwanda, icyizere cyarazamutse, icyizere ni cyose, ariko abanyarwanda dukeneye intsinzi. Ese none ko abanyarwanda dukeneye intsinzi, abakinyi b'Amavubi bo badukeneye hiki? Nta kindi badukeneyeho, ni ukujya kubashigikira ndetse no kuba turi kumwe n'abara muri stade Amahoro, tuzamura amadarapo, amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, tubereka yuko turi kumwe nabo gatanu ku kandi, nabo baduhe ibyacu, baduhe ibyishimo. Kandi igikenewe ni uko Amavubi yatsinda Libya kandi yatsinda ibitego byinshi, kuko nibyo bizaduha amahirwe yo gukomeza kugira icyizere ndetse no gukomeza kuguma mu murongo wo kumva yuko twagera hariya mu gikombe cya Afrika. Nubwo bitoroshe, nubwo urugendo rutoroshe, nubwo bisaba imbaraga zikomeye cyane, ariko abashize hamwe nta kibananira, twazabigeraho. Rero n'amakuru avuga ko amakuru dukesha Rwanda Media, dufite neza nka Rwanda Media yuko abakinyi bose hano uyu munsi kwa kabiri, abakinyi bose bakina hanze baraba bahageze, baraza gutangirana imyitozo, barakorana imyitozo ndetse barahita bajya no mu mwiherero hamwe na bagenzi babo, ku buryo equipe ku munsi w'ejo bazakora imyitozo ya nyuma bitegura umukino bafitanye na Libya nyine kuwa kane saa 12. Bazaba bose gose bahageze, barakora imyitozo bose uyu munsi bari kumwe, umwuka ari umwe, bumve inama ndetse n'impanuro z'abatoza ndetse n'abayobozi b'igihugu n'abayobozi bakuru nyine ba siporo mu gihugu. Impanuro nyine bose bazumvira hamwe, ndetse bose bafate intege imwe, ndetse umugambi ube umwe, bategure umukino bagomba gukinanamo n'ikipe ya Libya kuri uyu wa kane saa 12. Ubwo rero ntabari weho, ntabari nge tuzabura kuri uriya mukino, namwe mutazabona uburyo bwo kujya kuri stade. Ndabizi neza ko muzamwicaye ku mateleviziyo yanyu n'amaradiyo yanyu, mufashe igiburyo murifatiye ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ubwo rero ni byinshi twababwira, gusa n'izindi updates ziragenda zicyaracyara muri equipe nationale Amavubi, turaza kuba tuzibageza hano kuri Rwanda Media. Murabizi neza yuko amakuru y'imikino nakagaruka hano kuri Rwanda Media. Mwese twagiye tubana muri kiganiro, ndabashimiye cyane, kandi mwese bakunzi ba Rwanda Media nkomeje kubashimira cyane. Umuhati n'umunava mukomeza kugaragaza mukurikira ibiganiro byacu, nkomeje kubashimira cyane, mukomeze kubana natwe kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda cyane nka Rwanda Media.